Kuwa mbere tariki 9 ukwezi kwa kabiri, uyu munsi tugiye gusoma Zaburi y'108, tugere ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo wa 14. Isezerano ry'umunsi. Nzagabanya Shekemu. Turi bwifashe kandi muri Bibiliya, nanone turaza gusoma mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa 6 tugere ku murongo wa 7, dusome muri Yosuwa ibice 7 umurongo wa 2, turaza gusubira inyuma gatoya kandi dusome mu Itangiriro ibice 33 umurongo waho wa 17. Turaza kandi kujya muri Samweli wa mbere ibice 23 ku murongo waho wa 12. Turaza gusoreza muri Zaburi ya 46 umurongo waho wa 2. Kaduhere muri Zaburi ya mbere, muri Zaburi y'108 umurongo waho wa mbere tugere ku murongo wa 14. Haranditse ngo iyi ndirimbo ni Zaburi ya Dawidi. Ku murongo wa 2 handitse ngo Mana umutima wanjye urakomeye, ndaririmba niko ndaririmbisha ishimwe ubwiza bwanjye. Nebelu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka. Nimukanguke nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Uwiteka nzagushimira mu moko, nzakuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari ndende zisumba ijuru, umurava wawe ugera mu bicu. Mana wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose. Ukirishe ukuboko kwawe kw'iburyo, unsubize kugira ngo abo ukunda bakizwe. Imana yarahiye kwera kwayo iti, nzishima nzagabanya Shekemu, kandi nzagabanisha urugero igikombe cy'Isukoti. Gerarayidi ni ahanjye, umuryango wa Manase ni uwanjye, uwa Efurayimu ni wo ukingira umutwe wanjye, uwa Yuda ni wo nkoni yanjye y'ubwami. Abamowabu ni bo gikarabiro cyanjye. Abedoni nzabakubita inkweto mu mitwe. Abafilisitiya nzabishima hejuru mvuza impundu. Ninde uzanyinjiza mu mudugudu ufite igihome gikomeye? Ninde uzangeza muri Edomu? Si wowe Mana wadutaye uzangezayo? Si wowe Mana utajyanaga n'ingabo zacu uzangezayo? Udutabare umubisha, kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Imana izadukoresha iby'ubutwari, kuko ariyo izaribata ababisha bacu. Uyu ni Dawidi waririmbaga indirimbo ya Dawidi abwira Imana. Naho mu Itangiriro ibice 12 ku murongo wa 6 haranditse ngo Aburamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa Ishekemu, ahari igiti cyitwa umweroni cya More. Muri icyo giti Umunyakanani
icyo gihugu. Muri icyo gihe Umunyakanani yari muri icyo gihugu. Dusome kandi muri Yosuwa ibice byaho 7, Yosuwa ibice 7 ku murongo wa 2 handitse ngo, nuko bavuye i Yeriko Yosuwa atuma abantu kuri Ayi hafi y'i Betaveni iburasirazuba bw'i Beteli, arababwira ati, nimugende mutabare icyo gihugu. Nuko abo bagabo bajya gutata kuri Ayi. Dusome mu Itangiriro ibice 33 ku murongo waho wa 17. Itangiriro ibice 33 ku murongo wa 17 haranditse ngo, Yakobo ajya i Sukoti yubakayo inzu, acirayo amatungo y'ibiraro, nicyo cyatumye aho hantu hitwa i Sukoti. Dusome kandi muri Samweli wa mbere ibice byaho 23 ku murongo waho 12 haranditse ngo, Dawidi aherako arabaza ati, mbese ab'i Keyila bazantangana n'abantu banjye mu maboko ya Sawuli? Uwiteka aramusubiza ati, bazagutanga. Zaburi ya 46 ku murongo wa 2. Zaburi ya 46 ku murongo wa 2 handitse ngo, kuko uri Imana y'igihome kinkingira, ni iki cyatumye unta kure? Ni iki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Dawidi umuhimbyi w'iyi zaburi yari afite inzozi zo kwagura imbibi z'ubwami bwe afashijwe n'Imana. Shekemu yari ngombwa kubohozwa kuko niho Imana yiyerekeye Aburahamu bwa mbere akigera mu gihugu cy'isezerano. Twahabonye ntihandi twasomye mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 7. Itangiriro ibice 12 kuva ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 7. Itangiriro ibice 12 ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 7. Ku murongo wa 7 haranditse ngo, Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Ikindi, Shekemu niwo mujyi wa kabiri wafashwe n'Abisirayeli bakimara kwambuka Yorodani. Twabibonye muri Yosuwa ibice 7 ku murongo wa 2. Muri Yosuwa ibice 7 ku murongo wa 2 aho twasanze nuko bava i Yeriko Yosuwa atuma abantu kuri Ayi hafi y'i Betaveni iburasirazuba bw'i Beteli, arababwira ati, nimugende mutate icyo gihugu. Nuko abo bagabo bajya gutata kuri Ayi. Ntabwo rero Dawidi yiteguye kwemera
kutahagira mu gihugu ayobora. Sukoti niho Yakobo yaciye ingando yubaka ibiraro by'amatungo ubwo yari agarutse muri Kanani. Twabibonye mu Itangiriro 33 ku murongo wa 17. Ikindi ntabwo naho Dawidi yaruhuka atahafite. Dukwiriye kwanga ko Satani yigarurira ubuzima bwacu. Udutabare umubisha kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Twabibonye kandi neza ko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Twabibonye muri Zaburi 108 ku murongo wa 13. Abantu bari baragiye bahemukira Dawidi mu ntambara ze. Kubishingikirizaho bonyine yabonaga bitamushoboza kugeza ku ntego ze, bitamushoboza kugera ku ntego ze zo kwagura ubwami. Uwiteka niwe wenyine yishingikirijeho. Twabibonye muri Samweli wa mbere ibice 23 ku murongo wa 12. Aho twasanze havuga ngo Dawidi aherako arabaza ati, mbese ab'i Keyila bazantangana n'abantu banjye mu maboko ya Sawuli? Uwiteka aramusubiza ati, bazagutanga. Urumva ko ni ikiganiro Dawidi ajyaga agirana n'Uwiteka, amwereka aho agomba kwagura, amwereka aho ashaka ko uburyo atagomba kuhareka, ariko biza kurangira finali agaragaje ko Dawidi atari bwishingikiriza abantu, ahubwo kubera ko abantu gutabara kwabo kutagira umumaro. Abantu buri ushobora kubishingiriza ngo baragutabara. Tujya tubibona mu buzima busanzwe, aho ushobora kwiringira umuntu ejo akagutenguha. Yewe n'umugore washatse cyangwa n'umugabo washatse ntaraguhinduka, n'umwana wabyaye araguhinduka, n'umubyeyi wakubyaye ndetse nuko. Ntago bishoboka ko abo bantu wabiringira ngo wumve ko ushikamye. Nicyo gituma Dawidi rero we yishingikirije ku Uwiteka, akavuga ati, untabare kandi undwanirire, kuko gutabara kw'abantu ko nta mumaro kugira. Zirikana dusoza zirikana, Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Zaburi ya 46 ku murongo waho, Zaburi ya 46 ku murongo waho wa 2. Zaburi ya 46 ku murongo waho wa 2. Zaburi ya 46 ku murongo wa 2 handitse ngo, Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Niyo mpamvu rero dukwiye kwiringira Uwiteka, dukwiye kwiringira Imana ko niyo mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nta mpamvu yo kwiringira abana b'abantu. Dusenge. Data mwiza, Mana ushobora byose, turagushimira kandi turaguhimbaza. Tubonye ko abana b'abantu kubiringira biragoye. Ntago warwanirwa n'umwana w'umuntu ngo byoroshye, ahubwo Data mwiza turakwinginze kugira ngo turwanirire intambara yo kwizera, turwanirire mu biturwanya, duhigire ibiduhiga mu izina rya Yesu. Urwanirire abakire, urwanirire abarwayi, urwanirire abasore n'inkumi, dore ibiruhanye bimaze kuba byinshi.
bana natwe rero bane mwese abari kure n'abari hafi, abari gukora subscribe, abamaze gukora follow, abo bose ubaho umugisha, n'abandi badahwema kutugira neza turakugira kugira ngo bagire neza mu izina rya Yesu. Amen.